ubu jya wibuka ko ndi so. Usa n'uswa papa atari wowe. Hanyuma kuki umufata nk'umubyara wawe? Dore nk'uwaje uranuka inzoga wagira ngo bazi kwinitsemo. Ariko ndajya kukubwira ukatangira kunkangisha ngo nabwira nyoko. Wagira ngo ubu kuba waranyumvisha umunsi umwe mvugana n'umukobwa, ibyo nibyo uzajya hora unkangisha ngo murandega kuri mama wawe. Umva rero nkubwire, ntabwo imyitwarire yawe nshaka kandi unyumve. Wallahi. Sha, tukoze umuntu ugiye kureba ni wewe kabisa. Sha, umva uteye apeti. Ariko ntukagende gutyo mwana, niko nyine narenzanya akantu. Nese uyu munsi ntabwo mwiyaminiye mwana. Narenzanya akantu ngo turebe uko twigenda. Niko, ese nimero ya Fifi itarimo gucamora byagenze bite? Mvuye niwe ndamubura. Hanyuma uje kunshinga nimero je kumbaza mukuru ya Fifi. Yego baba. Niko babaye kire uyu munabi. Nese abandu basize geto ngo nje kubareba twikorera umutira. Njije hindaya gusa. Acyasha. Agenda kangaka ndakanywera icyumweru cyose. Abuze muko ako kanyamuneza usigaranye wambwiye ma. Nawe rwose ucishimisha. Ubushaka umuntu ahora aheranwe n'agahinda. Kanye nisekera. Ushobora na Matayo wawe. Matayo! Matayo! Matayo we! Karame mamusha. Ye nawe ntera stress. Gahundebera no kwimana. Mata nukuri ko Imana ujye unshimisha. Akose none mata ubwo ufinda burafindura iki none. Dore ubu ngubu mabusha. Icyayi ushaka kukinywa gihoze. Ugishiraga mu mazi gakonje gameze nkaga ngaga. Mu masegonda n'amasegonda kibaga gihoze neza neza. Matayo. Iyo myenda ntabwo warangiza kuyitera ngo izane nambare nigere ku kazi. Ese papa, wabaye iki gusigaza uvuga nabi nta gusuhuza, kuvuga nabi? Wabaye iki? Matayo. Wumva ikinyarwanda? Cyangwa urashaka nkwirukane nza n'undi mukozi? Kuko kubaye iki muri iki gitondo? Ko buzo tubwira nawe kuko nindi kubabaje basi. Kumba natishimye.
byagenze gute shashiri ibyanjye biba byancanze se Jojo mani Jojo mu kanya avuye aha yambaye neza ajya mu mujyi ngira ngo abonye agaprode bite se ko mbona utishimye shashiri ntuzi ya gahunda nababwiyaga ejo bundi yo kubwira Nzarora ngo amiriya nzu nyine ayinyandikeho nunga ibyangombwa byayo utambwira ko yayikwanditseho turanywera hehe uyu munsi sha wabyihoreye ubwo nyine twari turi mu buriri twaryoheje ibintu bimeze neza mba ndambwiye sheri ndashaka ko iyi nzu yinyandikaho ikajya mu mazina yanjye nkatunga ibyangombwa byayo uzi ikintu yansubira mbwiye ko ushubije ngo iki inzu ni iyanjye ngo ariko nawe uzayibamo nk'aho ari iyawe hakoreka nk'ubu muzajya mutahira kuryamana kuryoshya gusa n'amafaranga yose afite iyo kukwandikaho iriya nzu waba uyibereyemo iki uzi icyiza waza tukabana muri iyi geto yacu ukamusigira inzu ye ntabwo kamubwira nawe bizamugora kongera kumvugisha nyine kuva icyo gihe ntabwo twize twongera kuvugana yamvugisha nkamwihorera nyine nawe ataha yarakaye reka izo stress wawe ngwino twinjire mu nzu hari akantu ari mfite tube tugasoma icyo byose nizere izo stress zikuremo icyo byose bizagenda neza Shana biteze. Ako nsigaye mbona papa yarahindutse asigaye ataha amajoro akagenda ndi atagishaka kutuvugisha twateka ibyo kurya ntabirye waba uzi ikibazo papa wafite ya mama wasanga nta kibazo afite ubwo wasanga ari stress z'akazi iyo ndabona nkwiye kwifatira amasengesho pe abisengera nkareba icyo Imana imbwira ko ntabwo bisanzwe ngwino upfurire mu mutwe Manager. Kame boss. Te. Sawa. Bya bikoresho hariya tujyana kuri site Biri hano muri office biratunganye. Ariko mbo. Okay. Byihoreye mbo. Ngiye kuri site kureba handi tuzubaka kaminuza. Nimara kuhareba turatangira tugura ibikoresho. Nta kibazo.
karibu. Nawe tubafashe iki? Wifuzaga akazi muri kampani yawe. Madam. Sorry. Hariya bakunda kukwita Jojo, right? Yego. Let me see. Urihangana. Muri iyi company yacu nta mwanya w'akazi urimo. No. Bas. Ndakwinginze no kunifasha. Nkeneye akazi. Ndi umushomeri kandi nkeneye kubaho. Nkeneye ubufasha bwanyu ndakwinginze. Umwanya ntawo. Nta kazi wabona muri iyi company. Basi se, nona ko gukora amasuku gahari. Nako ntakemera kibuzo. Harya wize iki muri secondaire? Wize ibintu bya accounting. Bijyanye n'icungamutungo. Urabona iyi company yacu dukora ibintu bijyanye n'ubwubatsi. Bijyanye n'ibyo wize rero wakomeza gushakira ahandi. Basi birashoboka nkaba n'abasigira nimero zanjye, imyanya wawe mukubonetse mukazambwira. Cyangwa se mbaye bishoboka mwebwe mwamizanyu, kubera ko mama no mu kazi ke ushobora kutabyibuka, njye nkazakwibutsa ukambwira niba umwanya wabonetse. Okay. Twagerageza. Urabona kabze nguhereze iyi business card yanjye. Ubwo wazamvugisha ariko ntacyo nakwizeza. Murakoze cyane mu kibazo. Nibirangije. Murakoze. Mbabwira ni iki gituma utarya kandi ushonje? Ni iki kigutera agahinda bigatuma nkuvugisha ukanyihorera? Mama, watumye mbaho ubuzima bwanjye bwose mbabaye, mbaho ubuzima bwanjye bwo guhangayika. Ndakwinginga ndakubwira ngo ugire ikintu mbwira, waranze warananiye. Mama uzi ipfunwe ngiriyo numva abandi bana bavuga ngo bari kumwe na base. Urusobe, 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 byabaye urusobe, mu miryango bose barumiwe,
yatangiye abyita gutwika birangira ari mu kigare ubwiza bw'abari bwaramutwaye nawe aragenda arakwama mu gitondo afata ingamba nimugoroba akabona icyana kandi ibyo byana biri